Ibiganiro byiswe ibya Kinshasa bikomeje guteza ikibazo gikomeye, bikomeje gutesha umutwe cyangwa se headache Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Ni ibiganiro yateguye yitezemo ibintu byinshi cyane, ariko M23 ikomeje kumubera akasunguyihwa. Bigenze bite? Hari ibyo M23 imaze gutangaza, imutegetse ibintu bikomeye mbere yo kujya Kinshasa muri ibyo biganiro. Nibaruwa M23 yandikiye Perezida wa Angola João Lourenço nk'umuhuza wahawe inshingano zo gutumira uyu mutwe muri ibi biganiro bizabera Kinshasa. Aranawutumira, n'ubutumire yatanze abisabwe na Tshisekedi atuzantumirire bariya bantu, ariko ibyo umusubije nakasa mutwe. Turi bubirebe, turajya ku kibuga cy'imirwano turebe aho bihagaze. Ntabwo intambara yarangiye, hari ugusakirana gukomeje kugenda kubaho hagati ya M23 ndetse na FARDC na coalition yayo, ariko noneho turebe n'andi makuru atandukanye harimo agenda avugwa. Gusa ingingo nyamukuru n'ibiganiro bya Kinshasa, turebe kuri ibi ngibi biteye Tshisekedi umutwe. Tshisekedi yagize gutya, abantu bakurikiranira hafi ibye, yateguye ibiganiro byiswe ibya Nairobi. Ni ibiganiro byiswe ibya EAC, byarimo umuhuza Uhuru Kenyatta. Abonye nta kintu arimo abikuramo, ahita yimukira Rwanda kwa mushuti we João Lourenço Goncalves. I Rwanda nta kintu yakuyemo. Abonye nta kintu akuyemo, ahita none ashaka uburyo yakoresha iturufu y'umutungo kamere wa Kongo kugira ngo noneho ajye hakurya y'amazi mu burengerazuba bw'isi, kugira ngo arebe yuko bareba abahuzungu bashyize imbere ikintu kijyanye n'umutungo kamere w'ibihugu bya Afurika, arebe yuko bashobora gukururwa n'ayo mabuye y'agaciro, bashobora gukururwa n'undi mutungo kamere Kongo ifite, hanyuma bakaba bajya muri en ye cyangwa bakaba bajya mu ruhande rwe, bityo akabasha gutsinda intambara mu buryo bwa diplomasi. Ni nyuma yuko izindi mbaraga zose zageragejwe, zaba iz'abacancuro, zaba izindi zo ku rugamba, ariko bikarangira zinaniwe. Bityo rero aravuga ati rero mu buryo bwa diplomasi reka nkoresha icyo kintu. Ibiganiro byarabaye, amasezerano ya Washington abayasesenguye neza muri opinion publique ya Kongo, ngo babonye yuko ayo masezerano atari en faveur ya Kongo, nta kintu Kongo ngo izayakuramo, ahubwo ngo ni amasezerano agamije gukungahaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariyo mpamvu wabonye nkari nka Musenyeri wayanenza, aravuga ati ibingibi ntabwo ari byo. Ati kwemeza yuko imyaka 99 umuntu agenzura ubutunzi bwawe n'ibiki, aravuga ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo, ibyo ngibyo bivaho. Hanyuma arareba aravuga ati rero reka njye Doha bisa naho biri en parallel ya nuza ya Washington. Mu gihe Doha nta kintu irageraho, bamugira inama mubwira yuko mu gihe Washington nta kintu muhaye, n'ubundi Doha Katari ari mu rumuna wa Amerika, ati n'ubundi nta kintu uzakuramo. Biragaragara yuko mu mashyi no mu mudiho uzahatsindirwa. Tshisekedi abona ko nta kintu azakura muri Katari. Niko kusa naho yigiriye inama yo kuvuga ngo reka ntangize ibiganiro byakunze kugarukwaho n'inama y'Episkopi Gatolika muri Kongo, abangirikani, abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, abajyanama bose bavuga batari ko mukwiye gukora ibiganiro biri inclusive, ibiganiro muhuriyeho mwese, bidininya n'ikibazo mufite mu gihugu cyanyu, apana kukirukira handi. Tshisekedi muri iyo forma ategura ibiganiro, ariko ibyo biganiro uburyo byateguwe ntago ari kimwe nuko abantu babivugaga. Nubwo abatumirwa ari benshi, ariko umutumirwa w'ingenzi ukomeje kugenda ugarukwaho, abandi baremeye kuko umuntu wahawe ububasha bwo gutumira ndetse no gukora ubuhuza ni Perezida wa Angola João Lourenço. Ariko noneho abantu benshi bakomeje kugaragaza yuko uwo mugabo yatumiye, kandi abo yatumiye bamaze gusubiza. Gusa M23 niyo ubu ngubu none higezweho isubije ku bijyanye n'ubwo butumire. N'ubutumire ubundi M23 yo byagaragaraga ko harimo umutego ukomeye cyane. Bene mbere ari kwibaza ngo ese ko hari aho twari tumaze kugira ibiganiro bya Doha, none uyu munsi bakaba bazanye ibindi biganiro, Doha biragenda bite? Kibazo gikomeye cyane.
kuri uyu muyoboro wacu twarabisobanuye, dusobanura uko bishobora kugenda n'ingaruka zishobora kuzamo, tugaragaza uburyo ari abayobozi bashobora kuba batabwa muri yombi aho kugira ngo bibe ibiganiro bya politiki, ahubwo ugasanga bibaye ibiganiro byo guca muri yombi abo bifuza. Ibyo ngibyo turabigaragaza. Uyu munsi rero ahantu uzatinyira uyu muyoboro nuko ubusesenguzi bwose twakoze mu 2023 irasa naho ari bwo yagendeye hitegura ijambo cyangwa itegura igisubizo ihereza perezida wa Angola João Lourenço. Uti musubije iki? Nyuma yuko uyu mugabo perezida wa Angola Lourenço atumiye mu 2023 mu biganiro by'Kinshasa ku busabe bwatanzwe na Tshisekedi ngo azabatumire, iri huriro rimusabye ibisobanuro mbere na mbere, ribanje kumusaba ibisobanuro niba ari ndende cyane, ariko ingingo z'ingenzi twarebyemo basabye ibisobanuro bya mbere basabye Lourenço nk'umuntu wabatumiye kugira ngo babe shuwa byose. Murumva icyo bihatse, ati turishimira cyane ko mwatugaragariza niba ubuhuza bwa Katari buzahabwa umwanya muri iyi nama cyangwa se muri ibi biganiro. Bishobora kuba caho umurongo, bishobora kuba bivuga ngo birashoboka yuko bashobora kwitabira cyangwa niba nitabire, harimo probability, bashyizemo probability, bishobora kuba. Kandi niba ari uko bimeze, ni ukuvuga ngo mutubwire niba ubuhuza bwa Katari buzahabwa umwanya muri ibyo biganiro. None munatwereke n'uruhe ruhare buzagira hashingiwe ku bimaze kugerwaho n'uruhare rukomeye ubu buhuza bumaze kugira muri iki kibazo hagati y'impande zihanganye. Icyo ndicyo gisobanuro cya mbere babanje gusaba. Ntago bemeje yuko bazajya Kinshasa, oya, babanje kwaka igisobanuro. Ibisobanuro bati mumanze mudusobanurire ko murimo mutubwira ngo tujye Kinshasa, ariko se ubuhuza bwa Doha bwari bugeze kuri stage nziza, kuri level nziza, ese buzahabwa uhe mwanya muri ibyo biganiro? Icya kabiri basobanuje noneho nuko ureba ngo ese inzira ya Doha framework izafatwa gute, izahuzwa gute n'ibyo biganiro, ese izakomeza kubaho? Ni gisobanuro batse. Inzira ya Doha, ibiganiro bya Doha bizafatwa gute muri iyo nama? Ese biteganyijwe ko ibyari bimaze kugerwaho bizahuzwa cyangwa izo nzira zombi zizahuzwa, cyangwa se ibiganiro bya Doha bizakomeza kubaho? Ni ibisobanuro byatswe perezida Lourenço wahawe kwandika invitation atumiramo 2023 mu biganiro, ariko ne invitation yanditse abisabwe nande na Tshisekedi. Bati tubwire niba ibizakomeza kubaho. Ati kuko ibyo ngibyo impamvu turabisaba mu rwego rwo kwirinda ko ibyari bimaze kugerwaho byasubizwa inyuma mu buryo butaziguye. Ibyari bimaze kugerwaho turirinda yuko byasubizwa inyuma mu buryo butaziguye, bikaba byapfukiranwa n'ibi biganiro. Murabizi ko mu busesenguzi twagaragaje yuko ibi biganiro bishobora gusa naho bitesheje agaciro ibya Doha. Nubwo bitabikoraho, ariko bishobora gusa naho ibyo bitesheje agaciro, ugasanga imyanzuro igiye imbere cyangwa imyanzuro ishyizwe imbere ikurikijwe ni y'ibi biganiro. None ugasanga nka Doha nubwo ibiganiro byakomeza, ariko noneho harimo akantu kuko bisa naho byamaze gucika amazi, ari nka formalite, mbese bigasa naho imyanzuro yabyo igomba kuzaba idependinga ku myanzuro y'ibi biganiro. Aho ngaho niho harimo ikibazo. Barongera bati mu buryo bwimbitse kurushaho, turashaka ko dusobanurira inzira y'ibiganiro by'amahoro yahuye n'ibibazo by'uburyo inzego zigenda zibikurikirana kuva bitangiye, bigatuma bigorana kubishyira ku murongo kugeza n'aho amahoro aboneka. Ese uraduha icyizere nyabaki kijyanye n'ikurikiranwa uburyo inzego zizakurikirana ibi biganiro kugeza ku munota wa nyuma? Impamvu bavugaga ibi ngibi turaza kwigeraho hasi. Hatangiwe inzira nyinshi, ariko yagezeyo ntayagezeyo. Noneho ikindi baravuga ngo ibiganiro, impamvu ngo bamusabye ngiyi ati tutwereke
ni ikihe cyizere none urimo kuduha kiri buze gutuma ibi biganiro bizagera ku mwanzuro urambye, dore ko habayeho byinshi ariko byose ntihagire na kimwe kigerayo. Inzira zabaye nyinshi zijya i Roma ariko nta n'imwe yigeze igerayo. Ati kuko ibiganiro byatangiriye i Nairobi byimurirwa i Rwanda hatabayeho kugisha inama ku mugaragaro uruhande rwa Kenya rwari muri ibyo biganiro mu buhuza, kandi inzira mu by'ukuri yari igikomeje. Ibiganiro byimuriye i Rwanda, inzira ya Nairobi igikomeje. Ati uko ni nako byagenze, ibwo ibiganiro byari bikomeje i Rwanda hagahita haza kubyimurira i Doha. Rwanda idashyizweho umusozo ngo bigaragare ko inaniranye cyangwa se ifashe umwanzuro. Ati mbere na mbere ntabwo igeze hatangwa amakuru mbere cyangwa se ngo mbere yo kubyimurira i Doha nta makuru igeze ahabwa umuhuza ari we Angola. Byongeye kandi ati mu nzira ya Doha, ubwo inzira ya Doha yari irimo nyine ubu ngubu nyine yari irimo niyo yari igezweho. Urumva bararenga bati habayeho Nairobi tuyivamo nta Kenya itanamenyeshejwe itanagize gute, tugira Rwanda i Rwanda tuba tuvuyeyo Angola itamenyeshejwe itazi uko bigenze, tuba tugiye i Doha. Naho noneho uyu munsi ubu ngubu noneho habayeho mu gihe ngo inzira ya Doha yari irimo, Tshisekedi yagize gutya asaba yuko hahita yinjiramo n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aribwo bwavuyemo ari amasezerano ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Ati ariko ubwo noneho bwaje mu buryo butandukanye, hari ibyo buvuga ku ruhande rumwe ariko hari n'ibindi busaba cyane cyane nka coopération économique, ubutwererane mu by'ubukungu. Ati rero ati kubw'ibyo ubu ngubu hinjijwe indi nzira nshya itarigeze mu by'ukuri ihuzwa n'izindi nzira zari zisanzwe zihari, ariyo nzira y'ibiganiro bya Kinshasa. Ati kuva inzira zitandukanye z'ibiganiro zatangira, twebwe nka M23 twagaragaje ko tubyitayeho cyane, ariko tubona yuko tumaze kujya mu rujijo rw'imishinga myinshi igamije amahoro ku kibazo kimwe, ariko iyo mishinga yose ntihagire n'umwe ugera ku ndunduro. Ati rero iyo imbaraga nk'izo zidahujwe neza zishobora guteza kwivanga kw'inzira, kugongana kw'ibikorwa, rimwe na rimwe bikavuguruzanya, bityo bigahungabanya isesengura risobanutse ry'ikibazo gihari, bigatuma gukomeza umurongo umwe no kurangiza neza imirimo yashyizwemo imbaraga binanirana. Ariko nanone ikindi kintu gikomeye, ibyo ni ibisobanuro byatangwaga cyangwa n'ibindi byose byavugaga, hari ikintu gikomeye nanone gisa naho gishije ikintu. Bati rero murabizi yuko M23 igifata Uvira, Uburundi bwihutiye gufunga umupaka wa Gatumba, ari nawo wakavimvira nyine ku ruhande rwa Kongo, birumvikana hari Uvira. Icyo gihe abanyekongo bahungiye mu Burundi, ubafashwe bugwate, bamwe twabonye bari mu mugezi wa Rusizi bambutswa n'u Burundi, aho bafata ibijerekani nka 20 bakabihambiranya, bamara kubihambiranya bakicazaho umuntu, bamara kwicaza abantu bakajyaho bakabiparamira, bakabyubikaho inda, bamara kubyubikaho inda ibijerekani bikabatwara, bakagenda bakambuka bagasubira iwabo muri Kongo. Ariko nabwo ubwo n'uburyo bwa fraude. Hari n'abandi ugira gutyo ukabona n'umudamu, ukabona hetswe n'akana k'agasore kakagira gutya kakaba kamujyanye mu mazi kubera ko kazi koga, akakagenderaho akabarambutsa akabageze hakurya. Icyo ngicyo impamvu babikora gutyo nuko Burundi bwafashe bugwate impunzi z'abanyekongo. Twabasobanuriye ko impamvu Burundi bwafashe bugwate impunzi z'abanyekongo ni umugambi wapanzwe hagati y'u Burundi na Tshisekedi kugira ngo bagaragaze uburyo M23 yateje akaga ahantu yafashe, kugira ngo bagaragaze akaga kabaye mu gihe yafataga Uvira irenze ku masezerano ya Doha yo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10. Buriya ikintu kuba cyabaye ariko gishimangirwa n'ingaruka cyateje. Muri ibintu rero kugira ngo hagaragare yuko hari ingaruka nyine zabayeho, mbe na mbere ni ukubanza kugwatira izo mpunzi zahunze. Hariho na bamwe ejo bundi hari mu minisitiri watangaje ati abaturage Uvira batangiye guhunga
imirwano ikiri Ruvungi kandi ni kure cyane. Ati imirwano iri Ruvungi ariko abaturage batangira guhunga. Ati imirwano igeze mu birometero 30 uvuye muri Uvira ugera aho hantu hirya muri za Sange. Ati FRDC ibirahambiriye biragiye kubera ko yabonye tweet ebyiri zivuga yuko Uvira yafashwe. Hari abaturage bahunze gutyo bavuga ati okay, hari i Burundi ndahamenyereye, mfite y'umubanyi dusanzwe dusangira cyangwa ducuruzanya, aho kugira ngo ibintu bizansange muri uyu mujyi ntawamenye uko bizagenda. Hari amakuru yagiye atangazwa ko Igoma hari abantu bapfuye, hari amakuru yatangajwe n'ahandi, ataho kugira ngo intambara izansange hano, reka nambuke ngende njye mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma nibimara guhosha nzongera ngaruke. Hariho abahunze gutyo kubera yuko Uvira yafashwe nta n'amasasa arashwe. Aho ngaho rero abantu bahunze ni benshi, bamaze kugera mu Burundi, Uburundi burabagwatira kugira ngo Tshisekedi yazabona ikintu yereka amahanga yuko gufata Uvira byagize ingaruka ABCD. Urabizi yuko baravuga ngo hapfuye abantu 5, ngo hahunze abantu barenga 500. Ibyo byose iyo ni imibare yose igaragazwa kugira ngo bagaragaza ampleur cyangwa se ubukana bwo kuba harafashwe Uvira. Ni nk'ikizibiti. Izo munzi zafashwe cyangwa zafaturiye bugwate kugira ngo zikunde zibikizibiti cyuko 23 yateje akaga muri Uvira. Ndizera ko mubisobanukiwe. Noneho iyo politiki byishe inyuma ya Tshisekedi na Ndayishimiye ni uyu munsi irimo igira ingaruka ku baturage b'Abanyekongo. Kugeza uyu munsi habarurwa abaturage 53 bamaze kwicwa na kolera, utabariyemo 6 bishwe n'indwara z'imirire mibi, ndetse n'abandi bagenda ubwo se nk'abagwa muri ayo mazi ntibabarurwa n'abandi bose. Iyo ni imibare itangazwa na HCR. Tekereza kuva aho bibereye abaturage 53 bamaze gushyingurwa b'impunzi z'Abanyekongo bamaze gushyingurwa mu gihugu cy'u Burundi bishwe na kolera. 23 yaravuze ati rero twebwe turashaka abaturage bacu bagaruke, Uvira na amahoro. Uburundi burabimana kubera ya politiki byihisha iki inyuma. Ibyo ngibyo murabizi twarabibasobanuriye, niba utarunabizi ubimenye. Inone uyu munsi harakaga impunzi zirimo guhura nazo. None ku rundi ruhande 23 yagize commitment ebyiri zikomeye na keshatu. Abasirikare b'Abarundi twafashe mpiri ku rugamba tuzabahereza Burundi. Ikindi cya kabiri, impunzi zanyu ziri hano muri Uvira zishaka nako abaturage banyu bari muri Uvira, intambara yasanze muri Uvira mugafunga umupaka, ni mufungura umupaka tubabahe baze mu bajyane. Abaturage ibihumbi ngira ngo 100 barambutse baragenda basubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Abangabo mwarababonye baherekejwe na Kanyuka, numva yarabaherekeje, mwarababonye. Hanyuma bagezeyo Burundi bwo bita ufunga umupaka baganga kurekura abo baturage b'Abanyekongo. Icyo gihe rero 23 yarasabye ati muduhe natwe abaturage bacu. Mu amatangazo menshi agenda bigaragaza iki kintu rero cyongeye kugaruka muri condition bashyizeho kugira ngo bajye Kinshasa. Ni muri itangazo ryasinyweho na Colonel Nanga ashyizemo iyi condition yuko mbere yuko berekeza Kinshasa mu biganiro hagomba gufungurwa umupaka wa Gatumba. Ati dushingiye ku bibazo bikomeye by'ubutabazi bihangayikishije cyane bagenzi bacu bahungiye ku butaka bw'u Burundi, turasaba mu cyubahiro gufungura umupaka kugira ngo ababyifuza babashe gusubira mu gihugu cyabo banyuze ku mupaka wa Gatumba, basubire mu mutekano, icyubahiro no mu mahoro. Ati kubw'iyo mpamvu tuributsa ko natwe twafashe ingamba nk'izo zo korohereza Abarundi gusubira mu gihugu cyabo, bityo tukifuza ko Abanyekongo bari ku Burundi bari mu gihugu cy'u Burundi bahabwa nabo ubwo buryo bungana, bikaba reciproque. Iyo reciprocity kabaho, Abarundi nabo bakongera bagataha, nako Abanyekongo bagataha, ababishaka bagasubira mu gihugu cyabo, nibakomeze kwicirwa na kolera mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ni ingingo ikomeye cyane, ikomeye cyane. Uburundi buremera kurekura izo mpunzi? Ntago bishoboka, bitewe na cya kintu twakubwiye cya solidarite iri hagati ya Neva na Tshisekedi. Ikindi rero, indi ngingo ikomeye cyane muri ibi bintu basobanuriye Joao Lourenço, bambwiye bati hashingiwe ku kudafata imyanzuro ihamye kenshi kuranga bwana Tshisekedi, dutinya ko igitekerezo cyo gushyiraho indi nzira nshya y'ibiganiro cyaba ari ikindi kigeragezo cyo kuyobya
no gukinisha abantu bose nk'uko asanzwe abigenza igihe cyose inzira imwe itamunogeye. Ndabisubiramo. Hashingiwe ku kudafata imyanzuro ihamye kenshi kwagiye kuranga Bwana Tshisekedi. Turatinya ko igitekerezo cyo gushyiraho indi nzira nshya y'ibiganiro cyaba ari ikindi kigeragezo cyangwa waba ari undi mutego wo kuyobya no gukinisha abantu les acteurs cyangwa abantu bazitabira ibyo biganiro, bwaba ari ubundi buryo nyine cyaba ari ikindi kigeragezo cyo kubayobya no kubakinisha nk'uko asanzwe abigenza igihe cyose inzira imwe itamunogeye. Bati Tshisekedi yamaze kubona yuko inzira ya Doha itarimo imunogera, itarimo imugeza ku cyo yifuzaga, atari bubashe gukorruptinga ngo atange amabuye agire gute inzira ijye mu ibintu bye en faveur ye. None ubu ngubu nibwo agize ibiki atekereje yuko habaho ibindi biganiro. Ati izo nizo mpungenge dufite, nicyo kintu kindi turi gutinya. Ya muri comment utubwire, ese koko ibi bintu ategetswe cyangwa yaba ngora itegetswe, yaba ndetse n'ibindi n'izindi mpande ziri buze kubahirizwa cyangwa ntabwo biri buze kubahirizwa, aho ngaho nahawe. Ariko yenda tunasesengura izi ngingo cyangwa se ibi bintu, reka tubanze turebe koko bari buze kujya Kinshasa cyangwa ntibari buze kujyayo. Reka dukomeze rero nahanyu namwe mutubwire turebe. Hari mu minisitiri w'ejobundi wagize gutya yandagaza igisirikare cya Kongo, ariko Tshisekedi amumereye nabi. Ni minisitiri rero ushinzwe ubuhinzi no kwihaza mu biribwa muri Kongo, yitwa Muhindo Nzangi Butondo. Yagize gutya yandagaza bikomeye igisirikare cy'igihugu cyabo n'ubutasi bwacyo, asobanura ko byikanga uruhande bahanganye bitewe n'ibivugirwa ku mbuga nkoranyambaga. Perezida Tshisekedi na Minisitiri w'Intebe Judith Sumirwa basabye ko abayobozi muri icyo gihugu bajye bigengesera mu byo bavuga. Uyu nguyu rero bamumereye nabi, bati ibi bintu nyamuneka ntabwo byumvikana, ntabwo abayobozi mwese ntabwo mugomba kuzajya mubyuka ngo mugire ikintu muvuga. Hanyuma turebe hano, turebe Masisi mu mirwano ukuntu imeze. Kuri iki cyumweru kuri itariki nyine habaye imirwano hagati y'inyeshyamba za 23 na FARDC Wazalendo Ikazinga, ni mu murenge wa Osobanyungwe, teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aha ni muri Osobanyungwe. Nkuko rero amakuru yaturuka avuga ko inyeshyamba za Wazalendo zikorana bya hafi n'ingabo za FARDC zateye ibirindiro by'inyeshyamba za 23 guhera saa 12 za mu gitondo. Hakaba ari humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje mu gace k'imirwano. Bamwe rero mu bayikurikirana hafi bemeza ko iki gitero ngo kigamije gukumira ibitero by'inyeshyamba za 23 ku birindiro by'ingabo za leta na Wazalendo muri groupement ya Nyamaboko ya mbere ndetse na Nyamaboko ya kabiri. Bikavugwa rero ko iki gitero kibaye nyuma y'iminsi 2 gusa hakajijwe ibindiro by'inyeshyamba Ikazinga na Kasopo. Amakuru agakomeza avuga ko ibintu bikomeje kuba bibi muri kariya gace hariya muri Masisi. Turebe abantu 53 bamaze gupfa mu gihugu cy'u Burundi, b'impunzi z'abanyekongo bamaze gupfa mu gihugu cy'u Burundi. Abanyekongo barenga 100,000 nibo bahungiye mu Burundi kuva imirwano hafi mupaka wa Kavimvira yakomeza mu ntangiriro z'uko biboza bikarangira mu 23 ifashe Uvira. Jean Jacques Purusi rero guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo aho Uvira iherereye, ariko ni guverineri kunta muntu uza ku ruhande rwa leta nyine, yavuze ko ikibazo kiri mu Burundi ari umubabaro kandi ari ikibazo kibagiranye rwose. N'umuryango mpuzamahanga n'itangazamakuru ngo nta kintu bari gukora kugira ngo bakimenyekanishe, ariko ku rundi ruhande abaturage barimo barasabwa gutaha kugira ngo basubire mu gihugu cyabo kubera ko byamaze kumenyekana ko bafashwe nk'ingwate. Ibyo ngibyo twabivuzeho. Hanyuma rero FARDC avuga ko yasubije inyuma igitero cya 23 Ikatongo, ni hariya nyine igisirikare cya Kongo nyine kivuga ko cyabarijemo igitero cyagabwe na 23 mu mudugudu wa Katongo, teritwari ya Uvira, intara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bw'igihugu. Nkuko amakuru agera ku biro ntaramakuru by'abanyekongo ava mu gisirikare agenda bitangaza. Igitero cyaburijwemo na FARDC mu rukera rwo kuwa gatandatu ku itariki 10 23 kabaragabye ibitero ku birindiro bya FARDC cyane cyane mu gace ka Katongo. Igitero cyari kigamije gusenya imirongo y'ingabo za FARDC hagamijwe kwagurira igitero mu tundi turere. Ati ariko ingwe zari ziteguye neza kandi ziri maso zihagazeho mu buryo bukomeye,
bituma bateye barwana basubira inyuma mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ibi bikaba ngo byavuzwe na Kapiteni Sylvain Bijanu, umuvugizi w'akarere ka 33 k'igisirikare hariya. Ngibyo rero ibyo twari twabateguriye, turizera ko mukomeza kunogerwa na gahunda zacu, mukomeze mugire amahoro.